Nukigira ubwoba nokore kwema nukigira ubwoba ngiye akusha ubashobora kuba umaze kumenya ukunza mu gihe gotanya guhindura move ukunze si no kukumenya gusa ahubwo maze no kumenyera watsi ko ubukinkanga kanguka ni bora kuje kutuvuga ngatanguseka ngaseka ngatema ngajya hasi pe nakumenyereye rose umunge ari igitekerezo nari mfite mino minsi cyangwa kugezaho ngo ati nkamwe anje bashaka kukikubwira ukamfasha nashakaga igihumbi ngura amayinite mvugisha umuntu ari umuntu ufite bibiri ngiye kubasa yawe amafaranga kuko uzuko amaze ukwezi n'iminsi 4 nukuvuga ngo ndakugurana igihumbi utelefone umuntu agufitiye ibihumbi 2 ngure n'amamega ndagwa amayinite 500 ngure n'amamega 500 je kuri internet noso kuko wifi yanga abanje kwiduha uraruzi ibintu byabayeho mango wifi bati kunu kikoresha nsanga narumepe shambwa ukumbona kubona igihumbi no gikurahe kweli abuye samusi samu ni papa papa yazo saragaruka ako kari kamubwizuguri kandi bisamugwa munyagiriza je muzotuma ndana mwikundira ku ngufu aho yeso mwikundira noneho rero so mukunzi araburi vuga ivyanyavyo so mukunzi araburi iki ndazi ngo wenda tujye tuvugisha ukuri sibyo reba nk'ahantu ukuntu bagufata ururugo ukuntu byo ne bagufata jeba ndi wowe nafata umwanzo ngagenda pe nkabwira Sam tujewe rero none ibyabaye byose byo bashakaga ndabyemeye akagufasha kandi ukava muri bino butindi pe reba uno rugo ukuntu rumeze nta kintu rubuze ariko ibishiya n'ibiki byose ni wabishiraho kuko utafata umwanzuro n'umwanya ukavuga ati jewe mfashe imyenda ndigende kandi wabaho neza reka genda njahe Sam se yaburana gushira mugari hamubwiza ukuri urugo nivyo rurimo ibibazo pe byinshi nta mahoro ndarufitiye ariko nanone sha ntago nzova mu kiretse umuntu yanzanye mu rugo wenyine abari banyirukanye nanyirukana nzogenda ariko ngo induru zahisha avuze induru kuva kuwa mbere gushaka kundi wa mbere ubu naranazimenyereye noneho nazo ntago bikubangamira byarambangamira ubwa mbere ko namaze kubimenyera namaze kumenyera ubuzima burya ikintu cyose kiramenyerwa naramaze kumenyera induru ziwe ntaho nzoje none ubwo kubye igihombi nakubwiraga haruguru ikintu maze mitekereza n'iki kumbwira rero kunsaba igihombi ntacyo mfise nguki ntacyo mfise mwagwabo no gikura hino agwabo pe basi muhamagare muhamagare asumbuka ngo umuntu tuvuge ibintu dusubira uramuga umwangira ikigwe Sam umuntu ukora buri kimwe cyose kugira ngo basi wowe ubwo ubone ko hari icyo yakora kugira ngo umukunde wayibanze reka ndakubwira icyambere uriya muhungu mabona umenga ntaramenya ikintu ashaka aracavugana na Aisha yongera avugishe na Mimi jewe ariko impamvu uvugana na Aisha no kugira ngo basi wenda atangira arimo ubushuti bwiwe na Aisha none wowe je ndamwemere abari bacitandukana je nze gutandukanya je ntateranije erega buramahirwe yose zana n'igitambo icyo gitambo re niki wowe nyine yemeye gutamba Aisha kugira ngo akunde wowe oya asuceka buriya muri byo muramubwira ese uceka karamutse amenye ibintu Aisha gukorera ceka ko nubwo bushuti ari gutekereza amaze no kubimenya biki none se muhamagare nkwereke muhamagarande muhamagare sha mugabo mbabariye ko hari ibintu ko ndiyumvira hano nibiki se kandi akane ubaze mbwira imigambi yo muri kazoza neje nzoguma mu rugo sinzoguma hano ko ndiyumvira nteka imitwe mike baze mubwire muhamagara mubwire ko kurwaye urashaka kutagura amafaranga mbese ugira ngo amafaranga igihumbi ariko ngubwiza ukuri kwanga iterambere buraka ngubwiza amahirwe aboneka rimwe uramungu kamaze nuza kure umuntu umeze nk'uri kandi abakobwa mwese Imana aremye abahungu beza kandi benshi kandi bafite urukundo rero w'Imana gutemo n'uriya yazanye muri abo beza bose baje n'uwayisha mugande kuki se batari kumwe ese umunsi Aisha amenye ko umuvugana kandi agukunda uzabyitwara mu nda none sibye kubana gutuka gutya akakwandagaza akakugura ubugambo bwinshi umunsi yamenye ko Sam aza mukavugana none ibyo yakoraga byose akabikuba gatanu uzabyitwara mu nda
gashobora no kutakubwira ati va hano ugende none. Ahubwo icyo gihe nzomenya ukunda vyitwaramo. Fata umwanzuro rero wikundire Sam. Ugandeka genda. Akira kana gasokuzo uze kuza kukagira inose. Ndeka kozi. Ukanshira hanze. Akira cyitwarire sha. Nasubwe igihombe akamambara ukabita igihombe basi mu magana nani. Okay magana 5. Nzoyakopesha muri mokash. Chimana nyagaza. Re. Baby warumeze twese. Ntabwo rumbuye akusira ujye kumva vibes. Waye munyamakuru se. Kwezi ngumeze gute. Guys, you know what? I just visited my friend, my long friend, Aisha, sweetheart. See me. Yewe. Nti says, jema kamera. Nako njemba gusa rumeze ute. Ndaho nyine nawe urabibona kurumeze. Se munsi wajya ngo uri ufite ikibazo kutari kumbwiye nagira hano. Ndatwite. Abazimu bashye ntugatwite. Yanyuze he? Yego nyirime. Yanyuze hehe? Yanyuze Aisha. Ntabwo ujye ubinini. Mana we ntumbwiye ko utwite. Umwana ukigari sa twita. Hari umuntu yitwita muri Kigali. Hey! Bakubeshye iki? Inka aza gushyira amagose. Ufite umwana mu nda ntabwo bagutwite. Nambishye moto. Alvin. Yakwishyuye ishise. Bakujuniya do Gusura uramunga ariko unamutwitiye nari. Bakujuniya hano se cyatwa hagiye handi ha. Akuwa kikodi ukora saza hano ha. Uzi bakujuniye. Mana we ay uratwite. Ntabwo ari kuvugisha kwa. Kazi ngenzi kunza abantu batukura bamwe. Buretse batweke. Ate gato numetse gato buretse. Ya kiwe kiri bose ngo na hano. Nta kiwe kirimo. Ye arukuntu nyamfasha gakobwa ku. Mu bijyanye n'imiyorekere. Iyo twituze uraza akagufasha. Komeza afata umwana wawe neza. Ese kumuzera yo ara mu bazungu nta abagabo. Karashaka uzinya kufite. Urashaka se ngo tugatuhangane ku myaka ari njye n'indi mukuru. Ari njye nawe ninde mukuru. Wowe ibaze kuba iwanyu niba nanjye ndigenda ndangangajya kujyuna n'abakama amafaranga ariko wowe wirirwa iwanyu uburi mu nkundo ubwo komeza ku cyumweru mu nkundo hati breaks za buri munsi sinzi ariko nabazi bini sinzi babyara banjye twatwese twacyari hano twatubyara kwa bagiye iwabo acyakutesha umutwe. Oya ntabwo ari cyane kuko buri wese asigaye afite akazi ariko baraza bakabisohora. Basi ubona uzashaka iyo wirebye ubona mugabo uzagushyira amago kandi ufite umugabo uriya se umugabo urabona okay wenda sembizi ikintu yabaho ku cyane nuko wenda mwararyamanye ariko ubundi kaguze ukuri ntabwo bivuga umeze wirirwa iwanyu guhera kwa none se kamubaza wari uzi ko ubundi muri iki gihe kigezweho umuntu akundana ngo wenda batanu kugira ngo niyanga afata undi niyanga afata undi yigo ntabwo tuba tumenye irizera n'irizaro. Baza ngo ufite abagabo bangahe cucu bambase basi ntabwo nabakubaza ndabazi n'ijana asubinye bashaka nzagira imico nk'iyabo byibuze nyine kugira ngo nawe ubyusa neza uhinde. Oya nayi jewe ibintu by'abahungu wikunda Reveni wenyine shasi ikibazo ntabwo nabuzima ibibazo biri mu kwa muganda ndabona utameze neza uso wabaye iki nyine wa mugore tubana yazaniye ku mwame ngo sinzi ngo niba n'ababyeyi agira umwana udafite ababyeyi imfubyi unduta ukuruta ngo ni shangazi wawe Akwa kurusha ubwiza sharandusha arakurusha ubwiza nuko cyaka kurusha kwitabura afite ikibuno mwana we ubwire we afite ikibuno kinini cyane cyata yego cyese nyine Alvin nyine akiza yapafase nyine kwismuka ko n'umuko yikundiye ikibuno none se yaba yarakunze igiko ndi inzobe undi ni igikara ariko asika neza
waza tugashyiramo tatuwaje se hano gutya hano mu ishinya abagabo barabikunda ko abagore bafite mu kanwa nk'ahimuka ikibuno sinagikora ikibuno nkazaguha amavuta uzajya usigaho cyangwa ukajya ujya ku cyaro kukigura ukifotoza nyine ugasireyinga maze ubundi niyo turi gupfa Alvin ikintu byinshi uri kumbwira Alvin turasireyinga wamugani yatabimenya kuko we murazanye cyubakira ubwo rero bimeze bite nyine ameze nk'aho Alvin yagiye nyine kuri uwo mukobwa nyine Mimi nyine asigaza nta niba urabizi ko kuri saro bafu yakomanga ego nta gikomanga kubera kuri uwo mukobwa wari hari nyine mu kakishingara kaza gukingura kameze nk'akaguri urakoze ajya mu kingurira ego ye ari mu gikari ari koza ibyombo ari yasigaze nguruka kamusanga mu gikari utazi ngo umuntu yaje ryari waje ryayize kutamumagaye kutaciye kuri saro nyine ko uretse ko tumubwire none se wowe mbere y'uko aza wazamubujije se kubaza kari agashinzi kuzeka mu kintu kajya ku mukingo undi narakazamu kuva twabana na Alvin ubwa mbere yambwiye nabi yarambwiye ngo nta gushinzwe ubuzima bwanjye azimubashye nuko yo kuza untonganya ndi umugabo arambwira umva rero ufitiye inama nziza we banza umbwire nta bindi bintu upanga se byiza gukora mu myanya wongera mubwira yaramamagaye arambwira ngo arashaka ngo azaze tubiganireho hano se ngiye kugira inama uretse ko najya ngira amagambo menshi uvuga amagambo make abazi uzambare neza uhumure neza wisiga karobero wambare utwenda nyine turi attractive nyine nk'utu nambaye kuri nyine umuhungu uza akabona nyine ibice byawe by'umubiri ikindi umekingisha ko iriya marine kazi utazabiri hano muri uru rugo umwacane yombi wenyine kuko nyine ndi hano noneho wijunishe muryamane kuko umuhungu iyo muryamanye bituma nyine anagutera inda none ako kanya uza kuboko kuburyo uzaba uri muri operasiyo ku buryo utwara inda kuko n'umwe mu bakire azata gushaka iwabo ntabwo bakemera gushaka ko ajya gushaka undi mugore wowe umwana wabo utwite noneho nawe utugira ngo arefene shira ngukumbuye nyine abone ko wahindutse byemere nyine Mimi biti ko wigunze hano ni sawa kandi wigunze kwiyumvira ibiki Mimi ufite ikihe kibazo nuko nababwiye ko ari sawa nyine ni sawa wicaye hano ariko mu bimenyetso byo kwigunga ndi kubibona kuki utari muri sarusi ndashaka kwicara hanze kwicara hanze gusa ufite ibintu byinshi uri gukurura imibare myinshi nsanze uri kwiyumvira utuntu twinshi wamganiriza ukambwira tukabisangira niba ari ibibazo ufite tukabimenya erega mama mu isi nta muntu adafite ibibazo gusa cyane nashaka kwicarira hanze gusa rero Mimi umbabariye kuba naragutunganyije uriya munsi nkakubwira nabi sibyo Mimi kandi ntabwo byari bisanzwe ko nkubwira nabi urabizi nawe ariko mbabariye pe ndi umubyeyi mba ngomba kukubaza sibyo nta kibazo muze kubwirwa nabi igenda narabimenyereye mwiyumva amahoro warabimenyereye ari njye ukubwira nabi se utari ubaye wa mbere ikibazo mwiyumva amahoro buri munsi bakubwira nabi hano kutajya ubimbwira Mimi ukampisha kucyumpisha nese rero undi muntu uzajya ubwira ibibazo byawe byo muri uru rugo atari njyewe nirwo Mimi
hari igihe biba ngombwa tukabibwira Imana gusa. Urajya unganiriza umbwira ikibazo aho wahuye n'ikibazo mu nzu umbwire. Nese ejo bazanagukubita uceceke. Yego me. Bari umeze neza. Ndashima Imana. Nta kibazo. Ariko uri kunjyana kure. Jya umbwira icyo nifuza. Bibaye ngombwa nzababwira. Okay. Mimi, nubwo naje kugusaba imbabazi, ariko hari ikintu ushaka ko tuvugana. Nta kibazo ndabateze yombi. Yego. Mimi ndagusaba. Sibyo? Ibintu byawe na Sam rwose umbabarire ubireke. Sibyo? Uko byasa kose ubihagarike niba binahari. Nkuko twabivuganye. Sibyo Mimi? Akosa mumbwira. Sibura mufise ibihe bimenyetso byerekana yuko je na Sam hari imigenderanire dufitanye. Je sindiko ndabatara abantu muri runo rugo n'ukuri. Mana kuntu byibura basi ngoma gahengwe na gatoya. Sam Jess nta migenderanire ifitanye maze kubivuga inshuro nyinshi ariko nimushaka kunyumva. Basi mushaka nzobivuge mu Cyongereza, nzobivuge mu Giswahili, nzobivuge mu Gishinwa, nzobivuge mu ruhero rurimo kugira basi munahure. Mimi, niba binahari ni kuri bireke. Kuko nta hantu byakorerwa. Sibyo singende ntabwo nabangushigikiye. Sibyo Mimi? Ntabwo nje kugira ngo dutongane, ndi kugira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu niba bihari. Wo bireke. Ntabwo byagaragara neza. Yego Mimi? Icyo nicyo cyari kinzanye kugira ngo ndikumenyeshe. Sibyo? None se mwiza bitewe n'uko Sawa. iminsi myinshi Cyane. tuba twaraburanise. Nari maze iminsi ntabwo ntazi no mu ma église, mu ma répétition ntazi. Umaze igihe utaza kuganira nari maze igihe ntakubona. Sitano ruri. Nire ko mutambaza n'ikibazo nari nagize naco. Musi umaze iminsi nyine ubugiye mu biki. Shari nagize ikibazo nyine tu Sam mugabo ni meze fresh. Unibona kibazo. Ubona umeze neza, ufite amafaranga yaje. Umva rero kutaboneka muri église bisuba ko ndarenge kurondera akazi cyangwa iki cyangwa uvuye hanze nawe umesha kwa diaspora bizomuba rega kandi bitese ngeneze neza nibo shimana tuburanye nanjye turi mu rusengero nyine abantu bari danje nyine ni kwa kundi yataye ega nangero nabuze wa pasteur byabona bibaye nta wamenye wewe asi kubera iki byakunze no guhitamwe wumva wowe wa pasteur gute umva kandi bumva ahantu isunjyana umva ibintu isunjyana oya nimba ari kudakubwiye ko umupasteur n'umuntu bafite igishingana ko ameze neza agenda ku murongo none ari umupasteur impamvu nyine ngomba nzaba we nuko mama ngomba kuba narahisemo warahisemo kandi nahisemo byararangira bizi je navyo nzi ibyo bintu ko ameze byo guhita uravyose none simbwira handi biragenda byakenta bimeze fresh heko ubusino burazanye neza asuzanumira ryari tugenda twicaye nk'ahantu ngurire nk'agafi nk'uko ushaka umuntu mugabo urajye fi kuri none se ntabijya mu nda uyu muntu wo kuri kugurira kwanza inuze nzobura akabenzi oya jamais kubera wapi ibintu ntabwo njya mbirisa ahubwo bamubwire yego cyo gitumye guhamagara hano ibintu byabaye tayari papa merena cyagenze uzi bakumbaza ati ngo kuki atakibona Aisha mu rugo kandi gahunda yose urayizi nari nayikubye mugabo byancanze navuze ati mbigenze gute oya nari nayikubye wewe nari nayikubyiye mbo yabimbajije ndimo ngiye kujyana nawe ati papa ndi kwihuta ngiye ku rusengero tubivugana aho ngaro acha ucumubwira gute mpita ngenda gutyo ndavuga ati se ndamusubiza iki wemeze kugenda gute kandi nari nayikubyiye yaje si shakumbi se munatekereje mubwiza ukuri nyine sinzi ubu nanjye ndi
sinzi ko nabikubwira. Ne umva wowe wafashe n'umwanzuro warahejeje. Kandi ubizi byose. Man njye nkunda mimerega man for sure. Mukunda uko byagenda kose. Ariko Alvin. Nta kindi kintu njye mfite nakora kabisa. Nire nk'umupapa warageze ko akubaza. Aisha ngaho bise byahise bimbana ihurizo ryataye kwera. Uzogira gute? Uragira gute? Kandi narayikubwiye ko ibintu byose uzo kuzana ikibazo. Ndabizi kabisa uko. Narayikubwiye kuva mbere. Nariho yego kumana yanje sinzi papa wawe rero yamuzomubwira gute? Ese papa wawe arazimira? Gusa yamumenya se bahuriye. Shaje abavye amaze kuvuga guco amaze ngiye kenshi akwihweza. Amaze ngiye kenshi akwihweza avuga ati uyu muntu ko atakibona umuntu ko atameze ukuntu. Urabibona? Tare bro. Uraza kumbanya igurizo ndavuga ati bise ni na hano ndamenya mubwira iki. Ko yambwiye ko turi buvugane ngarutse mvuye ku rusengero. Nero ubutegenge iki? Ngo nyine nanjye ni wane mbango Revenance kari umujyanama wanje nakira. Jewe ikintu gwanura. Urashaka kumubwira nyene ukamubwira amazi imisi ataboneka ukamubwira nyene ko ntumubwire ngo mwavanye. Umubwire gusa ko ari ibintu amazi imisi arimwo canke ke ataboneka sino ameze neza. Ukamubwira atazoza. Mugari washika kumubwira ati ngo jene tukehera. Ndabona undi kaniko kakabaye kanyako. Umfasha kugenda mbwa nkunda mimi. Kambaza so mimi waragukunda mimi wuhe wahehe bite umva none nabwo none yamenya ko ari uko Aisha bikazaba induru. Ariko Charles ingenda kubuze. Urahera he? Uratinya kuza ko muyi bapfa ivyo bintu. Ngenda kuzi wewe je kukumana yanje. Ahubwo reka muhere namubwiye niwe yanyara. Kugira nkabanza nkamubeshya nkamubwira ati Aisha nyine amazi iminsi ari mu bintu byinshi ntarega hagakiboneka niyo mpamvu utakimubona hano hanyuma ibindi ngenge nkomeza step gake. Ni nakubwiye kuko igihe kubera wewe nzamenya uko bihagaze. Umvise kubera wewe uko byagenda kose man nzamuretse gato. Ariko Charles nzakora igishoboka cyose. Ari wongera bo barakuruza. Bite bite ako iyo umuntu abajije umuntu ngo bite kandi bahorana babishatse kuvuga nk'iki nuko nsanze bite nabo twaranye mu zura twahabyukanye nsanze aho mpagaze ubwo nagombaga kumenya impamvu uje we nanjye nje guhagarara ngaho uhagarara nta kibazo hakosha ariko reka nkubwire hari ukuntu uri umuntu ushobora gufata umuntu uturutse n'ahandi ku ruhande akandutisha abantu bansanze muri uru rugo. Sinyimenya ngo uri mama wanjye simbizi, sinyimenya ngo uri umuturanyi, sinzi ngo uri iki muri byose ntabwo nanakizi. Imyaka tumaranye urayizi, sinagusuzuguye, sinakubahutse, nagerageje ibishoboka byose kuko ndabyemera ko uri mama wanjye pe. Nari nagusuzugura na rimwe. Ngo harya ngo imitungo ngo nta burenganzira nyifiteho. Hano ni iwacu, hano ni mu mitungo ya data, ibintu byose wakikora byose ufite uburenganzira bwose buhagije, nta muntu unafite n'uburenganzira kundusha. So ibintu byose wakigira wowe, sinzi aho waturutse, nta nubwo binandi apfa kuba papa wanjye atakiriho. Ibyo mwapangaga uzamusanga aho yagiye mukomeze mupangireyo. Njyewe ahangaha ni iwacu, ni kwa data, nta muntu ushaka kunyobora hano. Niwe ndi kubwira nuzanira by'amategeko ngo nta myaka wujuje ngo imitungo ngo n'ibiki nta burenganzira na bucyo ufite ku mitungo ya data. Nubwo nta myaka mfite nta n'uburenganzira bw'ufite wowe bwo kunsagarira muri uru rugo. Reka uri kunyumva neza rero hano nta kibazo uzajya no mu buyobozi ntari niba nta myaka nujuje nk'uko wabivuze biba bishatse no kuvuga yuko ushobora no kunjyana no mu mategeko cyangwa n'ibiki tuzagende
waraje kuvuga turebe umugabo niki ako ayi iyo wirebye nkuko bivuze ngo uranyubaha wowe uranyubaha wowe iyo ubona uza kumbwira ukagira ngo ndakana kawe wabyara we ntabwo ejo ndi wowe wambwiye nkande ngende umwana aho bigeze kandi kubwire none nkwerurire nyerurira nta kibazo ntako ntakufashe nagufashe nk'umubyeyi ngufata buri kimwe cyose nkugira umubyeyi n'umuntu uzana umuntu mu rugo atabanje no kungisha inama se kandi ariwe tubana hanyuma se umuntu wa inama nkande wowe urinde uri umugabo wanjye wowe umugabo wanjye ndi iki cyawe uracyari umwana muri uru rugo no ndi iki cyawe ntabwo nkwiriye kukugisha inama ayi ndi iki cyawe uri kunyumva no ndi iki cyawe none ushire gapira hasi ntuzongere kumenya agapira hasi uri kwiki anaga ni wacu nawe ujya kundega na wowe ujya kundega ko niwe ufite ikibazo ntabwo nakure nta kibazo na kimwe mfite hano ni wacu ni kwa nta burenganzira ufite hano nta burenganzira mfite ntabwo uragira ko imyaka ufite tuza tongere tubane hano mu mahoro ni imibare mama ayi imyaka ni imibare nyine tegereza igere tegereza imibare niba usigaye unsuzugura utambuka uko ushaka ejo uzazana n'umugabo hano ntanabizi ariko Aisha bite byawe ni byiza buri munsi kujya uhora umenyera bitamaze nakumenyera urabona nta gushobora ariko wanshora mu wahubita yego wahubita wowe ntabwo wandenza amavi usibye amagambo n'abagore mugendana bagushuka ese ufite ikihe kibazo nta kibazo uragifite buri munsi uza wataye umutwe wagize inzoga unywa waziretse izo nzoga unywa ayireka itabi unywa niba ari n'inzoga zikoshye na cya kigare wirirwa zinywera mu rugo rwawe wirirwa mu kigare n'abana batagufitiyeho uburere ngo bakwigishe uburere buri munsi zinywera mu rugo rwawe n'undi munsi ntukamenyere ndakwisabye ayi ntukamenyere niba udashoboye kugenda mu mategeko yaha amategeko hano ariko hano hari uwawe mugabo ngendera ku mategeko yiwe reka nkubwire aho bigeze ibyo nakubwiye narabikubwiye sinteze kongera gusubirana nawe mu kanwa duterana amagambo sibyo niba utaragera igihe cyo kuvuga ngo wowe ufatira umwanzuro ninjye ugomba kugufatira ko ndi umubyeyi wawe sibyo shira agapira hasi kuko ntabwo nteze kujya kunyobora hano muri uru rugo sibyo imyanzuro mfatira se nukuza abantu bakaruhara kugakureba wowe tegereza iyo myaka yawe uwo mugabo wawe se ndamugutwaye tegereza imyaka yawe igere nimara kugera ese nari usoni ugira zo kuzana umuntu mu rugo akanwa n'umugabo nta kintu na kimwe wabikoraho utanamufata mu mwicaze umubwire gutya na gutya na gutya wowe umubyeyi nyabaki wowe washobora no kureba ese uri mama wanjye uri mama wa mimi oya iryo shari wagize ishyari ni ishyano rizagutwikisha abarozi ayi bite byawe ariko umva nkubwire tuza navuze ko ntongera kuvugana nawe ibyo nakubwiye nibyo ntabwo nteze kongera gusubirana nawe mukabana itegereza rero imyaka yawe yuzuye kukubaza tegereza ntabwo nzongera kuvugana nawe uko imyaka yanjye yuzuye cyane ubu ninjye ugomba kugufatira umwanzuro hasi hejuru nta soni ayumva nkubwire nagufatiye imyanzuro byararangiye tegereza iyo myaka yawe sibyo iyo myaka yawe nigera uzabone kumbwira nawe ibintu byakugeza mimi ndakwisabye singana nawe cyangwa mimi wamubyaye mu gasozi sinabimenye koko umenyeye ko wowe wicaye hariya ndaje ndakubura avuga ni se noneho roza noneho yagiye nko kagira imana ibintu byanze ibintu byanze pe basi mfasha bwa nyuma ndakwinginze bwa nyuma byonyine ndashonje ako se mugarava nkubaza usibye gushaka kunsebya uri kuza kumbwira ngo urashonje ubundi wajyaga urya ngo ibiryo ntabwo n'uweba ntaguhaze mbona ntusabara uri kunyiyenzaho mbimenye oya rega akamubwira ntacyo ntakubwiye kubera ko impamvu bagomba kukubwira ni ukugira ngo basi ujye ubona nk'ubu nk'aya masaha ukazana imari icyo nagukundiye ntabwo ujya umvogera mu gikoni cyanjye imana pe rega buriya ubundi hari umuntu wasiga ibiryo ukaza ugasanga yabiriye byose ugasanga byose byagiye bwabiri cyakoze pe nimba hari ikintu nagukundiye we ntabwo ujya umbogera jya n'umuco buriya ubu ngubu uraje ngo ninguhe ibiryo ni ukwinjira barangira n'umuco ese cyangwa ubona njye hari inda nini ngira ntayo nk'ubu ngubu niyo mpamvu
mba nabishyize hariya ariko nyine nawe ntabwo cyakoze ntabwo ukabya bumve ntabwo mutange ngo wambogere mugari ibintu byose wabiteguye ariko ikintu nawe ngukundira cyakoze ariko kuko mbona uri gutekereza ibintu byinshi mbona uri gutekereza sinzi ukuntu ibintu bimeze hari ikibazo wagize kuko uba uri gutekereza ibintu byinshi nkabona guhekenya amenyo ntabwo biri kukwishyura ntabwo bakwishyura kiramumabuje namusubije pe ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo anyishyura ahubwo nyine gusa nyine nanone biba byagoranye kuko urimba nyakumabuja mabuja nawe Aisha aba yanze kayamba ibaze ko hari n'igihe bifata wenda nk'icyumweru Aisha yabyanze ngo baba basesagura ubundi se ngo ukwezi ngo akakanya kurageze uriya mukobwa nawe ukuntu ateye pe ahubwo mbona n'umunsi umwe kiza bizagera wagira ngo mbarira itariki mbona n'umunsi umwe bizagera umuntu ajya kuguhemba akajya abanza akabara n'ibyo wariye kugira ngo ayakuremo icyo kintu gisigaye urugo kuki abantu bafite ibintu n'ibindi bafite amamodoka bafite ubu bafite nk'ubu ugiye usinkube nk'ubu ugiye usako igiciro gipangu rero umusazi bashobora kutabashiduka n'abagikurayo neza no kukigurisha igihe yewe ako twari turi kubirya uze kubyibuha imbaraga urabuzwa iki nanjye se nabikora wenda wowe rega wowe ukamubwira nose ubundi washatse kandi kare ahanga ni kamara kuryo waguma kwishyura nabyo ari ikibazo wowe kutagashaka njyewe gusa amafaranga bandimo gusa amezi bandimo n'abataranyishyura njye bayama wabure kumugenda urabizi ntabwo karaka bakujyamo ibirarane ukabyemera muri iki se ko nawe uburana n'umuhabo nimba hari ikintu nasinye nta mumabuje uzanjyamo n'ideni n'ikirarane na kimwe ntabwo byakunda ugomba kukwishyuza amafaranga yanjye ntabwo ubwo se bakwirukana uri umukobwa mwiza uri umukobwa mwiza mani wabana n'umugabo mani ugushyira mu rugo ukajya urya wica hanyuma njye niyo wavuga ngo uranshaka ntabwo njye nagenda nsize amafaranga yanjye narayakoreye reba ukuntu nyakora buriya werega hari n'ibintu itazi bimbaho muri runo rugo urumva reba rero kuba uri muri iyo mihangayiko nk'iyo ngiyo ugakora amafaranga yawe nayo adashinga baraza bakayakwaka ntuzi ko mbona uri kureba uburizwa ni njyewe nta muntu wanjyamo ubundi ugomba kujyana kujyamo amezi 2 birangiye jamiye kukuyeho uko wabishatse ahita anakwirukana kandi ntabwo yayaguha ejo ndi kurabona uri kurira byagenze bite sinzi ege muri wiherero ukarira ukajya ushaka kugarura ibyarangiye ibyo bintu narabyirengagije usibye ko byanarangiye ibicise kandi vuga nawe nuba wambajije ntukareka mwibwire buriya nyine hari ibintu mba nakubwiye pe kuko mba mbona nawe uri biri hanze ubu ngubu mukanje bakubwira ikintu nkacyumva n'abandi baba bahungu wirwara nabo babaturage kabarase bagusiga bazo sinabyumvayo ubu sinabikubwira nkabyumvayo mugabo se wa pepezi na by'Imana mvuna umuheto mugabo izina ry'Imana ko wareba mubana rwose bashaka kujya kukugurira n'inzoga ugahita byagenze bite se umubwira byagenze bite nyine nsezenya ko ari ibanga uri imfubyi ni ibanga rikomeye cyane njyewe ntabwo ari wenda kuvuga ngo ndi imfubyi wenda yego ndi imfubyi kuko ntabwo mfite papa ariko nyine cyane hatari mari buriya hari igihe mubona umuntu acecetse ukabona umuntu atavuga ukagira ngo wenda aba yishimye cyangwa atenda aba ari igihumbi siko muhungu hano yajyaga mfata ku mukuma eko Allah akibar subhan aya masaha ujye umufungurira nijoro masaa 8 saa 9 sari igihe ajya saa 8 igihe nyine umufungurira nawe urakizi akaza nyine mbere narabimenyera yarazaga akansanga mu cyumba nakomwe nyine wumva nta kibazo marara nanafunguye nta n'urufunguzo nashizemo njya kubona nkabona nguyo akamfata ku ngufu ijoro ryose inzoga zimanukaho menya asigaye hano itabi gusa kutateye induru eko umakari komanda yarabiraramira subhan mutume Muhammad kutateye induru mu iki gihe cyose wakora yabikoze kangahe mugana kubeshya yabikoze inshuro nyinshi usibye ko nyine uratwite wize wipimisha se ureba se ko n'ibirwara barakwanduje ibyo bintu bituruka byererana n'ubwira ntunasakuze ngo basunga umuntu ngamuhane sinakubwiye ngo bibazaho uri gusakiza mu bijyanye wararyohewe niyo mpamvu nawe gushobora kuryohewe
niba ikintu kibaye rimwe kabiri gatatu kane gatanu ni cyo kintu nagukangisha kase kugira ngo basi umunsi wabivuze ngawe reba ukuntu isakuje ibintu bimbabaje nose ni gute ikintu kimwe bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu none wowe ngambwira ni cyo kintu nagusezeranya avuga ati niba mukubivuze kizakugira ingaruka ni cyo kintu barakubwira ambwiye ko azanyica cyangwa se ngo bakanyiruka gupfa ubu nta muntu uzi uko apfuye ahagaze nawe uri kimwe mwabo ngabo nasubiza ite nimba atafite ibintu uriya muntu reba ukuntu ameze urimo amagini uri kwikarakaza gutyo uzi ibyo yabimbiye mubaza yamfashije si yanize urumva yakigendeze wava mu rugo kuko kuzahavana imbwa yiruka ejo bundi mwabuje nabona uri guciragura ukumbe uri kuruka umujya kureba usanga waranduye cyangwa se ufite inda batarakurukana n'umwana ugenda no wowe ibintu baba we mana nyagasani roza kutira ibintu bimaze igihe kingana iki bimaze iminsi ubwo bimaze igihe mani ibyo byihorewe nakubwiye ngo sinakubwiye byarabaye kandi ntabwo bikibi nabibanirije mu ntutwite so ibintu biri ni ikibazo nabiganirije mabuja baba nyine byararangiye yaramuganirije barivuganye none ibyo ndabisanga rero genda urebe muri ka kabati harimo isorori nyine harimo ibintu cy'ubwo mu isafuriya ubwo birasaba kuzishyushya nanze kwiva nzishyira mu isorori kuko nyine nabonaga biri gusa ariko pore basi nuko jye wenyine ujye unambugishije kandi uvuye ko byarangiye se ariko nanjye buriya hari kujya ngo urangabona turakunda unganiriza mani wajya unganiriza n'ubundi naguturaga intanga nziza nagukundaga mu gitaramo kirya gihe cyanze gushira umutima ugukunda iteka ndakwibuka aho bitaye ryo nusa wa muhungu ubundi basi urumva cyangwa ntiwumva nk'inshuro maze kukwiyama mu buzima bwanjye ariko ntunagira n'isoni nk'inshuro maze kukwiyama ntuse kuza kundaba ntugire iki ariko ntunagira n'isoni ibyo birabasi ngo ndeke Sam siwe ndiko ndabwira basi washaka nzoguhakanire mu buhe buryo ibyo washaka nawe ko bidashoboka kubera ko umumatiriza nuguye gumukumatiza gute ntibizopfa bikunze kuko ushaka kunananya n'abantu bo muri runo rugo urashaka jenje mwibarabara urumbayeho nabi kubwawe baguma banuka kubwawe basi urashaka yiki icyo ushaka wana nawe bidashoboka samumvira mu buzima samundeka jenge ndakwinginza basi fukame nunugira ngo ubone ko biri seriye urashaka ndabikubwira mu buhe buryo nakubaza Sam mbaza ariko ntuse kumbaza ibintu byonyine bye nashaka kumva mbabarira n'ukuri mbabarira nje ibintu byanyu by'inkundo nabyo ngeneye mbabarira ndekera ubuzima bwanjye bwa jenge reka nkubaza ikibazo kimwe kandi ucyasubiza simbwiye nabi umbwiye amagambo menshi gusa nje nkeneye kubaza ikintu kimwe cyonyine ese basi urankunda